Reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo turakora subscribe ariko mukamukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niwebuka igice cya 40 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo biruko ko cyarangiye ubwo Blaise yarasubiye mu rugo afite icyo ashaka kubwira umugore we Deborah, ariko mu gihe yarakiraho akajya akumva hari abantu bakomanze bajya kureba bagasangana abashinzwe umutekano bakamubaza niba ari we Blaise, akavuga ati yego, bakahita bamuta muri yombi. Ese byaje kugenda gute? Reka dushamatsikoro twumva igice cya 41 cy'inkuru. Nibutsa kuri munsi yayo ukareba ari bitwese jambo subscribe gakandaho ugatwona akamenyetso k'inzogera gatakaza ku ruhande kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana inkuru zose twemeza kugenda tubagezaho. Nakiranye n'iminsi iranyibasira sinakubwira, ijoro rijigije ubwire bumuza gutambuka, inzira abandi bagenda bemye banezerewe mu butengamare, njyewe imbere inzira y'inzitane ishinyitse amahwa y'imishubi. Ese ubundi mu rukundo rurabahira ko njyewe rwanjengereje? Ubu rero tuvuge ko mwebwe mutuje mutengamananye nabo mwihebeye ari ubuhoro nta kibazo. Ngaho nimumpamirize ko nta kidodo cyangwa ko hatari aho bigera rukagenda bigura intege nk'aho ari mu nzira y'ibyondo byuzuyemo ubunyerere. Wasanga muri mwe mu nyumva harimo nabo byacanze baruzinutswe nkanjye, bakaba bagenda rubajegeza ariko bashiriramo bagashinyiriza byubuze uko agira. Nimuhame hamwe muhumure muhangana n'iminsi ntihwana, hari ubwo muzaseka musinde umunezero muburaho mu kwiza muyoberwaho umuruho wasuhukiye cyangwa wazimiriye. Ariko mwe muhora muhari ntimujya muhuga ngo mutembere ngo mufate akaruhuko cyangwa se indwara zibatake mutengurwe, umugani y'ikirago mu kigundire mwirirwe imiti muyirarire. Nanjye kimwe muri ibyo ndagihonotse nagarutse. Derukana mbabwira uko najyanywe gereza ntabweshere wanjye Deborah ko nakijijwe tugomba kujya dusengera mu barokore yaziraga urunuka. Ndacyari muhire Blaise nzahare yahurikiye mu rukundo. Abashinzwe umutekano bamfashe mu rukenyerero bantwara intambike bambwira ko ubugome bugaruka nyirabwo kakange gashobotse ko ntaho ndabacikira. Numvise numiwe ntunguwe cyane nkubiswe n'inkuba, mbuze icyo kuvuga mbaza igituma nkwiye gufungwa bene ako kageni, baracicika bose badashaka kumbwira, maze mbona banjyanye Ernest afungiye nuko banyinjiza mu kasho nabishishe itabona. Bahise bandekura nidimbura hasi ariko bidakabije. Narambuye amaso mbona Ernest aryamishije kuri matora aho mu cyumba, igitima gitangira kudiha, umutima uterera mu kibuno nibaza icyo Ernest yabaye kuko nabonaga ameze nk'uwapfuye. Ijambo nashoboraga kuvuga ryonyine ni ntibishoboka. Nakururutse hasi negera Ernest mukoraho ngo numve ko agatima kagitera, nsanga yahuhutse nk'ejo mburaho nkwirwa, mbura icyo nkora n'icyo ndeka ndumirwa. Mbaza icyamwishe meze nk'utaye umutwe kuko nari naramenye ko afungiye ubusa katigeze agambanira uwo nabuze mukunda byabuze urugero. Bahise banjyana ahantu hanjye nyine kuko aho hari hagenewe abakatiwe ngo nibucya bankoreho iperereza kuko bwari bwije barakinze ngo nsinzire. Naraye nkanuye bunkeraho nibaza ibiri kumbaho nabiburiye igisobanuro. Najyaga gutora agatotsi nkahita nibuka ibyabereye iwacu ku ivuko, nakwibuka ibya wa muhanuzi nkumva neza ibyo yavuze byansohoreyeho, ariko nkababazwa nuko bimbayeho nari niyemeje kubwiza ukuri umugore wanjye ukuri kuko nahinduye imyemerere. Nibazaga icyo umugore asigaye atekereza nkumva bigoye kuzamwumvisha ukuri kwanjye. Natekerezaga kandi urugendo rw'urukundo nagendanye na sheri wanjye Sylvie kuva twamenyana, maze byose bikanyura mu maso mbireba nka filime. Uko namukunze ntaramubona, mukandagiye muri bisi turimo gutaha, uko namurwariye indege nkata umutwe ntafite icyizere cyo kuzamubona, maze Imana yo gaheka ikankorera igitangaza ikamumpa ikampuza nawe umutima ugatuza. Nibutse uruhare rukomeye Ernest yagize ngo ampuze n'uwo nakunze, yarangiza akamuzira akazanwa mu nzu y'imbohe arengana. None akaba haguye umuhungu twarohanye twareranywe tukavaniye ibwota amasimbi guhaha ubumenyi. Nibutse ingendo nakoranaga n'umwiza Sylvie Mutuyimana tujya iwabo ibushenge, maze nkibuka ibyiza twasangiye tugikundana, umuteto yanteteraga, udukino twakinanaga, nkibuka uko yajyaga nsubirishamo kenshi niba mukunda, anambaza niba ubumuga afite butazateza imbogamizi mu rukundo rwacu. Binanira kwihangana, maze ngize ku byabereye kwa padiri turimo kwitegura ubukwe sinabivamo ibyanjye byose murabizi. Ibyo byose rero byangejeje mu gitondo, ijoro ritandukana nkimuhugiyeho nk'uwahanzweho n'umuzimu we. Urusaku n'imirindi y'abajya muri siporo niyo yanshituye, mbona bwakeye nubwo ntari mbyitayeho. Nongeye kwibuka ko mfunze, nzira ko mugenzi wanjye yashizemo umwuka amaze iminsi arwaye uhereyeho naziye kumusura. Nari naraye ntanariye kuko urupfu rwa mugenzi wanjye rwari rwanzinuye ibimanuka mu mihogo byose. Bugicya nagiye kubona mbona bambyutseho nari nirambitse nta n'akaringiti uretse ikote nari naje nambaye, naho bagira ngo nice umwaku kuko umugore wanjye Deborah yarahageze angemuriye. Nahagurutse bwangu ngo mwegere bambuza kurenga umuryango, tuvuganira mu idirishya muhengerereza muri grillage. Birambabaza ndamirirana, mbona Deborah nawe amurira yamunze mu maso. Namubajije uko yamenye aho ndi, numva ari inzira y'umusaraba. Ambwira ko yakurikiye imodoka uko igiye yataye umutwe atazi icyo akora,
ngo ageze ahaza guhura n'umusaza abona yataye umutwe ngo niko kumubaza aho ajya amubwira ko atahazi, ahubwo madamu akamubaza niba nta modoka bahuye kandi ari umuhanda nyabagendwa unyuramo imodoka nyinshi. Uwo musaza kurya baba ari naribonye amubaza ubwoko bw'imodoka arangisha. Umugore ati ntiwamboneye umugabo. Umusaza amubaza niba adashaka kuvuga imodoka y'abashinzwe umutekano yari itwaye umunyabyaha w'umugabo. Umugore ati niyo. Umusaza yahumurije umugore wanjye amubwira ko aho imodoka injyanye ahazi kuko yari yabonye ubwoko bw'iyo modoka yari intwaye. Ahumuriza umugore amusaba gusubira mu rugo ahubwo akitegura kuzinduka aza kunsura. Numvise byari birebire maze nsaba Debora kuntega amatwi nkamubwira ikindi ku mutima. Namubwiye ko nari narabimuhishe hashize igihe kirekire ko ibyo ngiye kumubwira nabibitse ku mutima. Mbona yarahindutse musaba gutuza nkamubwira vuba bataranadutandukanya. Namubwiye ko umunsi nagendaga ntamenye aho nagiye nkararayo ntanamubwiye, nataha nkasanga yahamagaye umuhungu twabanaga ntarashaka ndetse na databukwe yamuhuruje. Mubwira ko nari mvuye Cyangugu gusengerayo. Mubwira ko icyo gihe aribwo nahinduye imyemerere nkakizwa, ubu nkaba ndi umurokore ko ninaramuka mfunguwe ariho nzajya nsengera. Mubwira ko numvaga ntazi aho nahera mbimubwira. Madamu yari yatunguwe agira ngo ngiye kumubwira nabi. Ati none ibyo nibyo wahangayikiye bikaguhagarika umutima ugatinya kubimbwira? Ati nari ngize ngo ni ikindi. Anyibutsa ko twasezeranye kubana mu byiza no mu bibi, rero ko nta mpungenge biteye kuba nakizwa. Ambajije uwambwirije mubwira ko ari wa mukecuru nyirakuru wa Sylvie. Nkivuga iryo zina Sheri yahise ahinduka, mbona ahise yijima mu maso. Yahise amperereza ibyo kurya mu idirishya, hubu ambwira ngo nindye vuba yitahire. Yampaye nka erega mbona umunwa yawe kuri uragera iriya. Mubaza icyo abaye aranjunjamana aranyihorera, ahita agenda yicara hirya aho ntabasha kumureba. Maze mbonye atansubiza ngira ikibazo, ariko nta kindi nagomba gukora. Nuko mpindukirira imyaka yaranzaniye, nyitura inzara yanzongaga mu mara. Narangije kurya numva ngaruye ubuyanja, maze mpamagara Sheri ngo aze atware ibye, n'ubundi aza akizinze umunya. Mubaza ikimuteye kundakarira aranyihorera, abatura igikapu cy'amasahani arikubita aragenda. Umugore mwiza w'imbavu ndende unkunda nkanyurwa, umukobwa wa boss agenda babaye nsigarana agahinda k'umunyururu ndiho nako kwibabariza umugore wansimburiye Sylvie nakundaga birenze. Nasigaye nigaye impamvu mubwiye uwo mukecuru kuko muri ubwo yamubonaga mu kwibuka Sylvie ko byamugendekeye. Akimara kugenda ushinzwe kundinda yahise aza ambaza impamvu umugore yahise agendeye yaduhaye kitararangira, mubwira ko yihuse agiye mu kazi byahebyo kajya. Ariko nyine nagombaga kumubeshya kuko ibyingo nta wundi bagomba kubyinjiramo, rero ntiyagombaga ko twivangira mu masorori, cyane ko nta n'icyo yari kubikoraho uretse kunyihanganisha, kandi n'ubundi nari nihanganye. Ubundi siyo ntihangana nari gukora iki? Sinari gusohoka ngo mukurikire muhumurize, uretse gutarama nkatuza nkategereza urwaje. N'ubundi ako kanya bahise bampamagaza bajya kumpata ibibazo bijyanye n'urupfu rwa Ernest. Bambajije impamvu nari nje kumusura, ndayibabwira bambaza ibyo nari muzaniye, mbabwira ko ntabyo kuko muri iyo minsi kugemurira umuntu ibyo kurya bitari byemewe. Bambajije icyo twaganiriye ubwo namusuraga, mbabwira ko twavuganye ku bijyanye n'impamvu afunze, muhumuriza mwizeza ko igihano cye kizarangira agasubira mu buzima busanzwe, kandi ko namwibutsaga ko namenye neza Karengana atigeze agambanira umukunzi wanjye. Afande ahita ambaza uko namenye Karengana kandi urukiko rwarabimuhamije. Mbabwira ko nabibwiwe n'abahanuzi turi gusenga. Afande yambajije igituma nizeye by'abahanuzi bambwiye, mubwira ko mbere yo guhura nabo nari nasuye umukecuru akampanurira, ambwira uko ntekereza n'icyingenza kandi abimbwira ntaranamusuhuza nkinjira mu marembo. Hanyuma uwo mukecuru akambwira ko nkwiye kumenya ko kwizera Yesu gusa ari byo byampesha ubugingo buhoraho atari imirimo n'amategeko, maze tujya impaka kuri iryo jambo. Uwo mukecuru ansindisha ibyanditswe, mubwira ko byarangiye mfukamya akansengera nkakizwa ubwo. Afande nabonaga ameze nk'uwatwawe n'ibyo ndi kumubwira, mbese afite amatsiko cyane. Nkomeza kumubwira uko byangendekeye duhuye n'abandi banyamasengesho, erega nayo ntangiye kumubwiriza butumwa mu kasho, kuko uretse Afande n'uwandindaga yarahagaze aho yumva ibyo ndi kuvuga by'agakiza. Afande yabaye nk'ukangutse ambwira ko atigeze yumva impamvu y'icyatumye mpamya ko Ernest ari umwere. Mubwira ko abo bahanuzi twasanze mu rutare bambwiye ko mu bafunzwe bose nta wagize uruhare na rutoya mwishimutwa n'iburire urengero ryo ari umukunzi wanjye, ngo niko Imana iberetse, kandi uretse nanjye na mukecuru wari unjyanye gusenga ntibari bamuzi. Afande yambwiye asa n'uwabyemeye ariko yihagararaho, ambwira ko nubwo bimeze bityo ijambo ry'Imana cyangwa ubuhanuzi nk'ubwo nubwo byaba ari byo bitakwemerwa nk'ikimenyetso gishinjura mu rukiko. Noneho Afande ambaza icyo nkeka cyaba cyaratumye apfa, mbabwira ko byangora kukimenya, ahubwo nanjye mbabaza icyabaye kikamutera gupfa. Bambwira ko ntacyo bazi ariyo mpamvu banzanye ngo mbe nabafasha kukimenya kuko ndi umwe mu baheruka kumusura. Ndongera mbahata ibibazo nihagazeho, mbabaza niba bataramukubise cyangwa ngo bamutoteze bikamutera kuba yapfa. Afande arahakana. Tumara akanya gato dushishitse ntawe ufite icyo kuvuga, nuko mpindukirira Afande musaba kuza n'urinda aho yari afungiye cyangwa wakira abantu baje gusura. Anzanira umwe mubaza niba nta muntu uherutse gusura nyakwigendera nyuma y'uko mpaje, atubwira ko batandika umuntu wese uje gusura
musaba gutekereza ngo yibuke kuko nta minsi yari ishize, maze atubwira ko yibutse ko hari umukobwa waje ashaka kubonana na Ernest, maze mubaza uwo ari we, ambwira ko atazi izina rye, gusa icyo yibuka ni uko ngo yacumbagiraga afite n'imbaga imwe. Akibimbwira agatima kakomye kuri Sylvie wanjye, maze mubaza neza uko yari ameze, ambwira ko atamwitegereje neza, yongeraho ko yaketse ko ari mushiki we. Afande ambaza impamvu mbitinzeho, mubwira ko nketse ko ari Sylvie yafunzwe azira, kuko ntaye nakizeye ko yapfuye, ariko numva ataba afite imbaga imwe kuko nari muzi neza agendera ku mbaga ebyiri, gusa kuko ntari nzi bene abo bose wa Ernest, nkeka ko yaba ari umwe muri bo. Tukiri muri ibyo twabuze impamvu nyirizina yatumye Ernest apfa, haba haje uvuye kwa muganga azanye ibisubizo byavuye mu isuzumwa ryakorewe umurambo wa nyakwigendera. Twese tumuhanga amaso tumutega amatwi ngo tumenye icyo Ernest yazize, maze atubwira ko basanze ari indwara y'umwijima yazize kuko atigeze amenya ko ayirwaye ngo ayivuze. Numvise mbabaye cyane, maze bambwira ko urubanza ndukitse kuko nta wundi wakekwaga kuba inyuma y'urupfu rwa Ernest. Bahise bandekura umugoroba ngo ntahe kuko nari mpise mpinduka umwere, mbasigira nimero yanjye ngo bazamenyeshe igihe Ernest azashyingurirwa. Nahise ntaha ntarwiyambitse, sinahamagaye Deborah ngo umumenyeshe, numvaga nshaka kumutungura. Ntararenga umutaro ngo ngeraho ntega ntahe, mbona umuntu ndatungurwa. Yari umukobwa asa neza n'umwe waje gusura Ernest. Yahise angeraho, ese ubu nibyo cyangwa ndarota? Oya, ntabwo waba ukiriho. Gute se? Nariboneye umurambo wawe. Yesu we, ibi n'ibiki ndi kubona? Ni wowe cyangwa ni umuzimu ndi kubona? Ntibishoboka. Nawe yarahagaze aranyitegereza, mbona amarira ari gushoka ku matama ye. Numvise ubwoba bunyuzuye, sinari kwemera ko nkoraho. Yajyaga kunyegera nanjye nkigira hirya. Sinari nakiyumvisha ko ari we. N'imbaga imwe ninagira yahise anyegera bwangu, arampobera mbura uko mwiyaka. Numva ni umuntu, nanjye ndakomeza ndamwiyegamiza, nawe aranyiyegamiza, buri wese arerera ku rutugu rw'undi. Yari Sylvie wanjye. Sheri wabagaye, byakugendekeye gute? Ni gute waba ukiriho numbwire? Ntabwo mbyumva. Niko namubazaga n'amarira menshi. Oya Sheri, nari ngukumbuye, sinari hafi, nanze kukubangamira, ndacyagukunda. Niko yansubizaga. Sylvie namubajije aho yabaga n'ukuntu yarokotse abamushimuse, ambwira ko bamubwiye ko badashaka kumugirira nabi kuko umwe mu bamushimuse yasanze ari umuturanyi we bo kwivuka Icyangugu, ngo ni papa Deborah ari we wabatumye ngo bamwice kuko yari yaritambitse urukundo rwanjye na Deborah. Ngo abo bamushimuse bari bijejwe miliyoni 3 z'amanyarwanda, ndetse icyo gihe bari banamaze guhabwa imwe mbere y'uko iki gikorwa gitangira. Ngo kuko bari bamaze kumenya Sylvie uwo ari we, rero bari barateguye inyama zo kuzashushanya se wa Deborah. Rero ngo bamaze gushimuta Sylvie bamujyanye hanze y'igihugu, nabo babanza guhabwa amafaranga yabo bamusangayo. Namubajije impamvu atahise amenyesha ngo simbane na Deborah cyangwa ngo musange hanze y'igihugu twibanire, ambwira ko abamushimuse bamuhishe buri kimwe, bakabimubwira hashize umwaka, ngo bajyaga bamubeshya ko nanjye ndapfuye. Sylvie namubajije igituma asigaye agendera ku mbaga imwe, ambwira ko muri izo miliyoni 3 bahembye abashimusi bamuvujemo maze akajya abasha kugendera ku mbaga imwe. Mubaza noneho igituma agarutse imburagihe, ambwira ko nyuma y'uko bamubwije ukuri yabuze amahoro maze agahitamo kugaruka, nibura ngo ndebeho rimwe yipfire cyangwa asubireyo. Nanjye namubwiye uko namumuririye, nkashakisha uwaba yaramwicishije, nkafungisha inzirakarengane, nkatuma umugoma agera ku ntego ye, none nkaba mbana n'umukobwa we. Nabajije Sylvie icyo yumva nakora, niba ashaka ko ntorokana nawe tukajyana tukibanira, kuko numvaga urukundo namukundaga rwasubiye ububisi. Sylvie yambwiye ko bidashoboka ngo kuko naba nsize umugore w'isezerano, kandi ko Deborah arengana namubabarije ubusa, ko n'umwana twabyaranye yazapfana agahinda, ko Deborah n'umwana badakwiye kuzira ubugome n'ubwicanyi bwa papa Deborah. Ibyo byose twabivuganaga tugihoberanye mu muhanda aho, nta kindi twari twitayeho na kimwe. Nasabye Sylvie ko niba yanze ko tujyana tukibanira nk'uko twabyifuje, yakwisangire Aimable bakabana kuko atari yagashaka nawe, ategereje kwemera ko Sylvie atakiriho. Sylvie yambwiye ko nabyo bidashoboka kuko papa Deborah atakwihanganira kumubona akiriho, kandi yarabeshywe ko yapfuye, ngo keretse Aimable yemeye bakajyana kwibera hanze y'igihugu. Nahise numva ndushye guhagarara, nsaba Sylvie ko twajya kwicara ku ruhande rw'inzira tukabanza tukakira ibyatubayeho. Tukirekurana nahise mbona abantu benshi batuzengurutse, turikanga kuko ntitwari tuzi igihe bahagereye. Icyankuye umutima kurusha ibindi, muri icyo kivunge cy'abantu nakubitanye amaso na Deborah ahetse umwana afite igikapu mu ntoki, ubanza yarangemuriye iby'umugoroba. Tugihuza amaso nakozwe n'isoni ukuntu yandebaga mpuberanye na mukeba we Sylvie, nkashengurwa n'ukuntu yumvisha amagambo twavugaga yose. Icyatumye nanirwa kwihangana kandi nakubitanye amaso na nyina wari uhagararanye nawe, yari amuzanye mu modoka baje kundeba aho mfungiye. Deborah nawe kubera ikiniga no kurengwa n'ibyo yari abonye ndimo na Sylvie ku karubanda, n'ibyo yumvise se yakoze ngo tubane, igikapu cyaramucitse kikubita hasi, nawe mbona agiye kwikubita hasi, nihutira kurekura Sylvie ngo ndamire umugore wanjye n'umwana. Mba ndamukomeje ashaka kunyiyaka biranga, maze Sylvie ahita yikubita hasi, sinabona uko ndekura Deborah.
Silva abantu bahise bamuhagurutsa ahita nsezera hakoresheje kumpepera. Natwe twinjira mu modoka. Mama Deborah yahindaga umuriro cyane atitira kubera ibyo yumvise umugabo we yakoze. Kuko nari narabonye perimi rero habura kugura imodoka, abari njye utwara tugenda tutavuga turataha. Ngaye ngo kuko nazindutse ku rukundo, nigumane na Deborah twigira mu barokore dukorera Imana twirerera abo tubyaye, abagikundana nababwira iki ni muhirwe, ariko mwiha Imana mwizere mukizwe mutazarimbuka. Nari Bureze muhire wahurikiye mu rukundo, mwarakoze kumpa umwanya wanyu. Nshimiye na JD wanyu. Reka ngukoresha 41 cy'inkuru ko nazinutswe urukundo arakirangiriye kandi cyo cyanyuma gisoza iyi nkuru. Mbashimira mwese mwakomeje kuyikurikira ndetse twizera yuko yabanejeje ndetse hari byo mwagiye mwegeramo. Murakoze murakarama rero. Iyi ni Yambi TV official, tuzakomeza kugenda tubagezaho inkuru uko bigenda bishoboka byose. Ubana natwe ukora subscribe, ureba munsi y'inkuru ukareba ari butukura nese jambo subscribe ugakandaho, ugahita ukora nakomenyetso kwinzogera gata kaza ku ruhande kugira ngo nidushiraho izindi nkuru cyangwa se ibiganiro cyangwa se ubuhamya uzajye ubikurikira mu buryo bworoshye cyane. Murakoze murakarama. Ngiri JD wanyu. Ubanange uza kuri Instagram ukareba username JD akarabo ko hasi wanyu ugakanda follow, tugakomeza kugenda tubana. Murakoze murakarama, mugire ibihe byiza kandi mukomeze kwirinda muri ibihe by'icyorezo.